Ay, uramenye ako kantu ni kabi. God have mercy upon us. ahubwo mubahinduza umutima w'ubugwaneza iyo wamenye ibi bintu ntabwo bivuze ko kureba neza cyangwa Jesus is Lord. y'abanyabyaha ahubwo bahinduza umutima w'ubugwaneza ndi kubona afite BIBiRiya niwe mani niwe Chini Kinyarwanda ni iki? The bonus not gone guy. Salama. Yes, ashimwe umukozi w'Imana. Ubwo se ntabwo uzi ukuntu tugiye dusohoza igihe. Oya. Ibyo ntabwo byemewe Umwadeperi. Kuba bimbwiye nkakira ngo ni ukubeshya. Oya, ibyo ntabyemewe. Ntabyemewe. Barabimbwiye ngira ngo bari kubeshya. Ntabyemewe. Dore iyi ni intwaro mfite. Iki intwaro. Iki intwaro. Ubu se wandasa bigakunda. None bite Imana irabarinze. Oya ndi umupampe se ntabwo nabonye winjira kuri rwa rusengero rwo kwa Mose ariko se wabaye Umwadeperi ubu nsigaye ndi umuhanuzi. Hello. Ariko nizere ko bitagize gusa byagiye no mu mutima birimo pe nibigume ku myambaro wambaye gutya ahubwo se kutagize gutya ntabwo uzi ko izina rya Yesu abasema ba ni misore ko twagiraga gutya ntabwo kandi indirimbo ivuga indirimbo zacu nazo ugomba kuzireka izihe se za ndirimbo zose zimwe zaba mashimamba izaba the great izaba the beni zose na za zindi zaba kabutura ngo mabuja yajyanye urabe ngo byose ugomba kubireka kuko niba ukijijwe Umwadeperi zira ndirimbo ntabwo ajya zikorera burya ngo yarinde nge cyupa niyo nshuti yo nizeye ntabwo ubu nizeye Yesu ariko ntakesha bundi numvishe mu bongenze umukristo nzahora ndiwe byose ngeze kugopfa Kristo Yesu filime sha n'ijambo ry'Imana ibuka hari n'ijambo ry'Imana nafashe ariko wajya kuzajya kugera komeye oya je ni byukuri byo ndi kukubwira nirebeye n'amaso yagabite Jesus Christ ahubwo warunyabuye kandi nambura neza ipantaro nagariye mu umva musaza hano twabizunze aha twari gira ariko mu izina rya Yesu bimana ariko urabyemera ahubwo hano byari ewe toka satani azimo basha umva muzaza urikunda buriza byataye reka ndikubwira reba ahubwo de kanze nkubwira hano yumvunitse abari umva nyine kubwira Zaburi ya 15 iravuga ngo mbese ninde uzicara mukane bwawe kwanza reka tunayirebe ni irihuta umva ngusobanurire wowe tacyakomeje ntabwo nari narangiza utari wambwiye Umwadeperi bisaba kujya utunganya kwitunganya kuva ku musatsi kugera ku maguru umva gutunganya itise gatunganya imisatsi zanyogosho ya mihanda yose igikarongi igimusanze yindi yose igikigali kava imusanze cya Rubavu yose ntabwo yemerewe
kwitunganya cyongo urumva neza kandi ya myenda yose ufite ziko zifunze hano izi ngizi zasindi zacitse ku mavi zose ugomba nyine kuzizana nyine urabyumva Umwadeperi ntabwo ukiyemerewe hata burya niyo bigeze ubukene ahubwo bugiye kukwica none ko batatubwiye umudiyakoni si wigishaga mu rusengero hato ndabishobora rero nta hantu buriya nta hantu ugira ukora Kayitani se si umuzi ndamuzi sha zasenga se nta panaro ntaki tugiye gutangira rero ko bitoroshye ariko nzabikora ko bitoroshye wari wavuga se ko kari ugiye kujya urwara malaria nshyashya hano muri karitsiye none ko bavuze ko se Yesu ari umuvuzi ni umuvuzi ariko reba uzaba wuriye ya misozi ya za Kadeshi za Kanyarira yose imibu yaho ngaho niwe buriya ahubwo buriya wowe za Kadeshi za Kanyarira Kadeshi na za Kanyarira iyo misozi yose uzajya uba wayuriye none imibu izagikuruba ni wowe ariko na Nyirangarama no musozi na za Nyirangarama zose none uzajya uba ufite malaria nshyashya bitewe na ya mibu wakuye hehe mu musozi ubwo wenda kubona ugiye gufasha inuza Minisiteri y'Ubuzima kujya ibona indwara nshyashya kukiye umugongo sha wari wacika se hari n'ikindi garizoke nayo ugomba kuyivaho aya kantu ko kazi ya yiroke bari gukira ni bari kazi karizoke nayo ariko nayo ntabwo nanayifatishije kozariyo nayo ugomba kuyireka Jesus is Lord. nyine Umwadeperi agomba kuzireka ibi bintu ko ndi kumva bigizera biragize byagize ariko hari n'ikindi ariko nawe umeze nk'igifura pe naguzi ko umwana acuka akava ku ibere nawe niko ugomba gucuka ukava ku by'iyi duniya wanyize ukaba Umwadeperi wemewe pampe nkabire ubugi uburazita ndabyumva waginu ubujyama nese ko kuvuga nkabo nyine yindo aho twavuye ariko ntago gihanda nahura nawe ngo ngewe ubinyikizemo mbyemere nibutse amajambo batubwiye kuko umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara Jesus is Lord. ngo kandi naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko azaba ari nanjye urumva ngo kandi hahirwa bapfira umwami sha nagarizo ko ndagufashe nagarizo mu izina rya Yesu nagarizo ko harimo BIBiRiya ngo kandi ibukana rya jambo rivuga ngo hahirwa umufitemo ubutwari Ikinyarwanda ni ibone gayi Imana wumvise ahubwo gira uhindukire nawe Yesu agushire mubi nawe niba atari ibyo abanyabyaha bafite ishano Mana nje nzakugumaho kuvunika sinda cyabishobora nari nzi ko aragwa ahubwo nanatsindishije ijambo ry'Imana no kugira ngo akizwa pe gakizwa ahitanye kabikoreho ku cyumweru nzajya gusenga yarakijijwe agakizwa garizoke Imana yanjye Imana ni nziza ariko mubonye yambaye neza ntabwo acyambara ibi nanjye ndabiretse ku cyumweru nzajya gusenga